Ikaze. Bafitiye amakuru meza. Mu isi tugezemo y'ikoranabuhanga, abantu bumva ko gukoresha AI bihagije. AI nicyo twita Artificial Intelligence. Abantu muri iyi minsi bumva ko iyo uyikoresheje igufasha kugera ku bintu byinshi cyangwa se ikagufasha kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Ariko burya niba nawe utekereza gutyo uribeshya cyane. Hano mbafitiye amakuru meza rero ava muri Dione Coaching Center Limited. Dione Coaching Center ni kampani itanga amasomo menshi ajyanye n'ibintu by'ikoranabuhanga byose. Tubafitiye amasomo muri software development, aho abanyeshuri biga cyangwa se abantu bakeneye kwagura ubumenyi bwabo biga neza gukora softwares. Izo software bazikora tunabigisha amatools agiye atandukanye nk'ibyo dusanzwe tumenyereye nka frameworks, bakabikora neza bagahangana no ku isoko ry'umurimo. Irindi somo rya kabiri dufite muri networking, aho abanyeshuri biga amasomo yose arebana na networking, haba network zikoreshwa muri telecommunication ndetse na network abantu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Irindi somo tubafitiye computer system and architecture, aho abanyeshuri biga ibintu bijyanye na computer refurbishment, aho abanyeshuri nanone bashobora kwiga amasomo arebana no gukora computers cyangwa se bagahugura n'abantu mu kugura cyangwa se mu gukoresha computers kugira ngo akazi kabo kagende neza, kugira ngo banabashe guperforminga neza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikindi tubafitiye amasomo arebana n'ibintu bya graphic design, aho abanyeshuri biga ku designinga ndetse no gukora ama 3D dimensions mu software agiye atandukanye. Muri uyu mwaka wa 2026 Dione Coaching Center yanafunguye amahugurwa arebana n'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'icyo tuzi nka internship ku banyeshuri biga secondaire ndetse na kaminuza. Ukeneye kwiyandikisha muri Dione Coaching Center wasura urubuga rwabo rwa www.dionecoachingcenter.com cyangwa se ukabahamagara kuri telefone zikurikira 078 72 326 566 cyangwa 078 44 58 719.